ni sijui nyine nta kintu uzi. Kare. Ntongore. Ni izina ry'ikiza ry'imihanda. Oya. Ni ryari izina rya filime. Rya filime. Okay, twagiye. Ujye guturirimbira akaye karirimbo. Akaririmbo ka Ambassadors. Yes. Arya ni Ambassadors Ministry cyangwa ni Ambassadors. Yego. Ambassadors choir cyangwa ambassador mu Gifaransa. Ako karirimbo naka Ambassadors. Kitwa ngo iki? Munsi y'ibirenge byawe. Byanjye? Byawe, mana. Okay. Kaji, uri tayari? Are you ready? Yes. Okay, start. Okay. Nzaguma ku birenge byawe mwami, nzaguma ku musaraba wawe, munsi y'ibirenge byawe niwo mbona ubuhungiro. Ujye ukurikirana ibintu bya showbiz? Cyane. Aha. Hari indirimbo bita Aragitosa. Ndabasuhuje nshuti bakunzi bajaho TV show, njye ubasuhuza ni Jado Artist Official. Nkuko mubizi tukunda kubagezaho ama content atandukanye, ari nayo mpamvu uyu munsi tugarutse ahangaha kugira ngo twongere tubaganirire. Wowe umeze neza rero ndagusaba gushimira Imana, wowe utameze neza kandi ndakwihanganisha ngukomeza, kuko uyu munsi ni bibi, ejo bishobora kuba byiza, uyu munsi bishobora kuba byiza, ejo bikaba bibi. Ubuzima ni gatebe gatoki, kiruta byose nukumenya uko witwara muri buri situation ugezemo. Hello ladies and gentlemen, I think you are okay at wherever you are, in whatever you do. It's your boy Jado Artist Official once again alongside Salam meze neza. Suhuje abantu bakurikira Jaho TV show, umuvugana ni Salomo aka Siju. Ukanoro kazi. Wigeze kukambwira? Hafa. Meze neza se? Meze neza cyane. Nanjye ndashima. Salomoni. Yes. Izina Sijui. Sijui niba mbyumva neza. Oya ariko ntaza kurasa imbogo. Sijui ubisobanura gute? Nyine ntabyo, ni nkuko umuntu yakubwira ati ibintu ntabyo nzi. Ni nkuko bango sinzi. Sinzi ntabyo nzi. Sijui kabisa nta sinzi ntabyo nzi. Wowe ni Sijui nyine nta kintu uzi. Kare. Ntongore. Ni izina ry'ikiza ry'imihanda. Oya. Ni ryari izina rya filime. Rya filime. Wowe kinaga uri umu actor? Cyatari. Hari filime ugaragaramo Saro? Hari izina agaragayemo ariko ziza kuvaho kubera impamvu nyine zigiye zitandukanye. Nariko zirahari. Zavuye kuri channel cyangwa? Zavuyeho kuri channel. Iyo channel sirahari cyangwa iyo ubwayo nyine yabaye terminated? Yararangiye ariko nyine zirahari. Yavuyeho? Abazibonye baranzi. Ubwo batarazibonye wabasobanura ko wari umu actor ukina kuki, wamwisobanura gute? Nta kintu na kimwe cyananira gukina. Uyu munsi umuntu agukastinze wakina filime? Nakina birenze na filime, ahubwo nakina byinshi cyane. Nshuti bakunzi bajaho TV show, nkuko njya nkunda kubibabwira rero, ndi umuhanzi w'umunyabugeni bushingiye ku marangi, nshushanya abantu n'ibintu, nandika inyuguti nziza ku bikuta by'amazu cyangwa se amashuri, yego, nandika ku myenda no ku bindi bintu ibyo ari byo byose bishobora kwandikwaho. Dukora ibintu byose bikubiye muri art, dukora kashe, harizo bamwe bita stamps, n'ibindi byose bikubiye muri art. Saro? Yes. No kuririmba se ujya uririmba ko umuntu akurebye physical appearance umuntu ashobora kukubona nk'umuraperi? Oya, ibintu byo kora wenda ntabyo nzi. Arerembeze Imana se? Uririmba gospel? Oya, jewe imiririmbire yanjye
njye nari umukoraliste Saro wewe waririmbye muri korali cyane irenze imwe. wabanje mu yihe? Ndi umwana w'imyaka 14 hafi aho naririmbye muri korali yitwa Umunezero. Ubirimo neza se mani cyangwa byari bya bindi kuri base nabaga niyanura? Saro duhe akapera ku ndirimbo wibuka waririmbye niburaho rimwe muri korali ko zirwaniye mu mutwe ari nyinshi se. awe wenda mbere yo kuduha akapera ubundi uyu munsi uracyari muri korali? Oya, insengero barazifunze. Insengero barazifunze. Ariko undi batarazifunga wasengeraga he? Tumudive jeyo. Uri umudive? Yego. Ntabwo ndabivamo. Shuwa? Ubu usengera mu mutima? No mu rugo. No mu rugo cyane. Cyane rwose. Aha. Noneho turirimbiraho ku ndirimbo iyo ari yo yose wewe wumva ushaka. Iyo ari yo yose iri bukuze mu mutwe bwa mbere. Ko byahita bigorana se. Zirwaniyemo ari nyinshi. Nyine iyiza mbere. Iza mbere. Aba ari yo duhereza. Y'abadive? Nyine iyo ari yo yose. Nisha ibe gospel, ibe secular music, iyo ari yo yose wowe wumve nyine wumva uri proud yayo. Zije ari nyinshi ra. Banze ndebe muri phone. Bakunzi bajya TV show nababwiye ibyo dukora, ariko hari n'ikindi kintu cy'ingenzi tukora, twambika ibigo by'amashuri. Ubwo ni ukuvuga abanyeshuri tubambika ama t-shirt ariho na brand y'ikigo cyabo. Murabona nk'iyi t-shirt nambaye, iyi migongo iriho iyi yose, hano n'iyi brand ya Jao TV show ntabwo byari biriho. Iyi t-shirt yari sangrife, ibi nibyo nishyiriyeho. Hanyuma rero ubwo birumvikana niba twambika abanyeshuri n'abarimu turabambika amataburiya, ama company wenda akora amasuku dushobora kubambika amasarubeti n'ibindi. Ikiza muri ibyo nuko tuguhereza umwambaro wawe twashyizeho n'ibirango by'ikigo cyawe cyangwa se company yawe. Ushaka kuduha kimwe mu biraka twavuze, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 0785 cyangwa se 0780 Saro, indirimbo byagoranye? Oya, yabonetse. Dutemo rero. Wagufasha? Nta kibazo. Aha. Ndirimbe base cyangwa ndirimbe soprano? Ijwi wumva uvuga uti iri ni ryo ryanjye kabisa, nshobora kubita hariya abafana banjye bakavuga bati haya. Hagiye gushya rero. Ariko niba ushobora kuririmba mu majwi atandukanye, urahitamo indirimbo wumva wowe usobanukiwe uri proud yayo. Uturirimbire soprano cyangwa tenor cyangwa se n'irindi, none uvuga uti basse yayo ni gutya. Ariko urabizi ko basse na base bitandukanye. Basse se hari uririmba basse cyangwa ni base? No, banza wumve. Uririmba basse cyangwa ni base? Base. Uririmba base. Mu Kinyarwanda cyiza baryita indango. Iki? Indango. Okay, uririmba base. Base. Okay. Base. Uzi icyo ari cyo? Base. Yego. Base nyine ni igituza cya sound runaka. Nshuti bakunzi bajya TV show, aho hasi muri comment niyo mpamvu umwanya wa comment section uba uhari. Nawe jya muri comment section utubwire base ni iki. Ese base, iryo jambo base ritandukaniye he na basse? Aha. Saro. Uririmba base cyangwa ni basse? Ngenzi ko ari base.
niko bizi ni nako byemera. ubwo ubundi busobanuro bwo ntabwo nzi ariko nzi ko ari base kereka niba wansobanuriraho. Ntacyo urava hano bimenye. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ijambo base ni ijambo mbere na mbere ubundi urwo ni uruhe rurimi? Base reka twe gutinya igifaransa se buri wow ni igifaransa. Ijambo base rero risobanuye indiba y'ikintu. Indiba y'ikintu nko wakumva fondation nko wakumva yes ni intangiriro y'ikintu sibyo. Noneho ijwi ntabwo bavuga ijwi rya base, bavuga ni ijwi rya base. Base yes ijwi riri hasi nyine rihindira mu gituza nyine base. Uyu munsi rero kuva uyu munsi nyine ntuzongere kubyitiranya. Ni base ni ririya jwi nyine abagabo baririmba cyangwa hari n'abagore bashobora kuririmba ariko abo bo bari bake. Noneho base ntabwo ari ijwi ahubwo ni indiba y'ikintu runaka. Twagiye ujye guturirimbira akahe karirimbo? Akaririmbo ka Ambassadors. Yes. Arya ni Ambassadors Ministry cyangwa ni Ambassadors. Yego. Ambassadors choir cyangwa ambassador mu gifaransa. Oya man, ambassadoro. Ambassadoro. Byaba nurundi rurimi ngewe ahubwo ntazi. Ariko ambassadors ni Icyongereza, ambassaderi ni Gifaransa. Yego. Sawa. Aha. Ako karimbo naka Ambassadors. Kitwa ngo iki? Munsi y'ibirenge byawe. Byanjye? Byawe, mana. Twagiye, uri tayari? Are you ready? Yes. Start. Nzaguma ku birenge byawe mwami, nzaguma ku musaraba wawe, munsi y'ibirenge byawe niwo mbona ubuhungiro, umurabari mwinshi atari wowe narohama, mukiza we fata ukuboko kwanjye ndakwinginze, ubane nanjye kunyambutsa iyi si, yuzuye umwijima misha mu mababa yawe, unsindire byose, sineze kukurekura utamaye umugisha, nyamara no mu gihe umpaye sinzakuva iruhande, bana nanjye Yesu we, bana nanjye ntundeke, mu mababa yawe niho honyine hari ubugingo. Niko ye. Ngiye rero ahubwo nahombye kuba nayizi wumve ngo nahombye kuko mani biraryoshye pe. Iyo ndirimbo iryo jwi ni ryo bita bass. Wow. Somwe kari bass. Oya ni nabwiri. Niko kuri mani. Aha. Noneho ubwo uje kuririmbira irindi rihe kuri iyo ndirimbo ariko. Kuri iyo ndirimbo? Yego. Aya bass niyo niyumvamo cyane. Oya nanone hari soprano na tenor. Uje guhitamo irindi rimwe. Bass niyo niyumvamo cyane. Wow, nta kibazo. Kuko no muri korali naririmbagamo. Bagerageza kundirimbisha andi majwi bikanga. Bikabara buriyani cyane rwose. Base nyine niyo niyumvamo tu. Saro. Yes. None se ahangaha nahita ngira amatsiko ariko no muri comment bura wenda nihabura nundi uyagira barabyandika. Bashobora kubyandika. Niyo mpamvu naye mbikomojeho. Nta ndirimbo yawe waba waragerageje kwiyandikira? Narayanditse nyihana korali ariko ntago nyibuka neza cyane ko ni kera. Niyo yaba 200 nta kibazo. Niyo yaba 200 ariko ukavuga uti iyi ni ya Salomo nkunda bagenzi. Irahari narayanditse ariko tuyihorera.
noneho uzi ikintu ngiye kugusaba nuko birashoboka ko bitunguranye kandi koko wenda byagorana bishobora kuba binamaze igihe bimaze igihe pe 2000 ugende ubitegure sibyo 2017 wumve ko mu kiganiro tuzongera gukorana uzadutamwo ku mirongo yawe pe ko ntabwo nabyemera ntabwo ndi umuhanzi ku ndirimbo we wanditse engina irahari pe ifite ibitero 3 na rufuru ubwo urumva ni indirimbo yuzuye na refure indirimbo yuzuye kabisa yego yaranacuzwe yaranakozwe audio ako Saro hari urubuga igaragaraho oya ni audio gusa uyo ya audio se ntagaragara nta rubuga igaragaraho ariko irakoze wow ariko ubutaha uradusezeranya ko nta kibazo uzaduhaho nzayizana nukuri aha Saro mu bintu bya ujya ukurikirana ibintu bya showbiz cyane aha hari indirimbo bita aragitosa indirimbo bita aragitosa urayizi ndayizi ni yandi ngo ni ya G-Tough uriya mukoboyi se ubona yaravuze ngo indirimbo ye ngo ifite ubutumwa yavuze ngo indirimbo ifite ubutumwa indirimbo yo ni igishegu pe ndetse cya danje cyeruye kuko nabandi ibishegu bararibiririmba tu nta kibazo ariko mani nyine yari kurimba igishegu bikanarangira ariko arakantu yashyizemo ngo ifite ubutumwa ifite ubutumwa akantu ni kabi ariko ikintu gitangaje nukuntu nayo bamabaza bati iyi ndirimbo yawe ifite nubuhe bikamuca nta buvuge ifite ubutumwa mani ngo aragitosa harabana none nabonye kuri pere ukuntu bayibyinaga abana shana cyonzi cyo rubyiruko ruri mu kaga muri iyi minsi amakuru ufite n'abahanzi uzi ku munsi w'abari n'abategarugori ejo bundi ku itariki 8 kuri stade Umuganda ni stade Umuganda ni Igisenyi ngira ngo aba mama bakenyeye mu bicu bakenyeye ibitenge bari kubyena aragitosa no kwimana arakubita kuri kandi baromaje nagakiba kubita ngo nta akabido barakubita ku kabido ngo nakubisa akabido umugore akazana amazi ibyo bintu nibyo wewe wumva ari byo wapi naga ari byo nagaze kuririmba igishego ahubwo ari ubyo umuhanzi aririmba igishego nyine akagicisha inyera mu cyama urayizi ukagicisha ahantu kure nyine ukaza buryo ntawo kuburyo udahita utoramo ibintu ashatse kuvuga nyine ubanze kubitekerezaho cyane ngo ariko ibintu uyu mutipe yashaka kuvuga ni ibiki ariko manura we yariruye aravuga ati pa abatuye hasi umuze niba narayumvise neza none se hari umwanya ndanga hari ibintu yeruye none se reka nkubaze umwana w'imyaka 15 arumva aragitosa agahita yumva nyine ko ari ukugitosa igitenge nta kibazo tugifata nta kibazo tubifate gutyo akumva ko ari ukugitosa ese mani ariko igitenge mana yanjye we sibyo ahubwo G-Tough mani ahantu bicanganiye binagoraniye ni akabido bakubita sibyo ngo kakazana amazi umugore akazana amazi aho ngaho sasa niho bita bicangana akabido n'umugore bihuriye so ukongera ukumva ngo n'ubugari ngo yamutumye ngo ibiro 4 ngarabusonga ngaragitosa ngo muri saro ngo muri saro aragitosa ngo no mu burira aragitosa impande zose kantu ko mu burira rero nako niko gatuma abantu bagira confusion umva ahantu yabicanganyikishirije yatumye umugore ibiro 4 by'ubugari araza arabisonga ariko bari kubirya ubugari we n'umugore mani cyangwa bari bafite famille okay ntabwo tubizi ariko birangiye ubugari butosa igitenge gute oya ariko ushobora gusonga ibiro 4 ni byinshi ushobora gusonga icyuye kikaza igitenge kigatoha icyuye cyameneka ku gitenge cyameneka mu bugari
cyameneka ku gitenge cyameneka mu bugari. Oya none se man ko wansubiza nawe nyine ndagusubiza ngewe uko mbyumva ariko abantu mu nyumve neza si uko nshyigikiye gitafu ahubwo turi gusesengura ibintu yavuze ese umuntu yabyumva gute Jado Artist Official kwisonga.